batubwira ati dukeneye nyine niba ari ikintu werekana nawe abone ko tugomba kongeramo kugira ngo official n'ibisanzwe ni yaca nibagezaho ibintu bigiye bitandukanye amafilme y'ubwenge ibiganiro by'inoza by'Iyobokamana tukabagezaho ijambo ry'Imana niko kazi kacu turi kumwe rero na mu Mashelene nk'ibisanzwe ariko Mashelene twe dusanzwe tumubona ari wenyine imbere ya kamera ariko uyu munsi turabona yatuzanye undi muntu turashaka rero amutubwire uwo muntu adusobanurire impamvu yamutuzaniye sibye ko naye turi buze kumuha microphone nawe akivuga akatwibwira gatangiye rero duha ikaze mu Mashelene ubwo tumuha ikaze we arisanga n'ibisanzwe ariko turatangira tumuha ikaze atwinjize mu kiganiro. Urakoze cyane kumpa ikaze babibonye ko twicaye ahantu hadasanzwe kuva mu bwiza tujya mu bundi ubwo rero ndabanza gusuhuza inshuti za mama Sharirene zidukurikiranye ziri mu Rwanda ziri mu mahanga tuba tugomba kubagezaho ibyiza kandi tukanabibagezaho turi n'ahantu heza iyo umuntu aguhaye ibyo kurya akanabiguhera ku isahani nziza urushaho kubirya ufite apeti hari igihe abantu rero ubona batetse ibiryo byiza kwabona ahantu biririye kabisa ukabona apeti itangiye gucika ni muri urwo rwego rero twaje gusura aha hantu kuri Delize Hotel iri ahangaha ku Ruyenzi twaje kuhatemberera dusanga na ahantu heza cyane kuhavugira ijambo ry'Imana rero uhita ugira n'amavuta menshi ubwo rero banyakiriye nyine uyu turi kumwe arabibwira kuko nawe murabona ko arasobanutse cyane agiye kubibwira hanyuma ababwire n'ukuntu yanyakiriye gusa ndanabashimiye cyane ubwo muri make nakwakiriye nanjye uranyakira twakiranye muri make ubwo rero reka nguha microphone hanyuma wibwire abadukurikiranye. Murakoze nitwa Jean d'Amour Hakizimana nkorera hano kuri Delize House Hotel ku Ruyenzi Irunda. Okay. Delize House Hotel Irunda niho ikorera abantu bashaka batazi Irunda ariko Irunda ni mu karere ka Kamonyi ubwo araza kudusobanura n'umudugudu simbizi nayiherereye ariko mbere na mbere tukubaze Delize House Hotel. Delize House Hotel ubundi ni iki? Delize House Hotel Delize ngo Delize ni ururabyo kera rwari ruriho rwatangaga nk'ikizere rero nibyo rero bagaruye muri iyo shusho yabyo rero iherereye hano inyuma ugeze ku Ruyenzi urebye ni nk'ari mu centre hano imbere ya Majerwa kuri gare usa naho uta umuhanda ukomeza ujya za Butare cyangwa mu majyepfo ruguru ukagaruka inyuma ku muhanda w'amabuye ukagera ahantu ku kiliziya utaraharenga ukigera ku kiliziya hari icyapa kibayobora ukamanuka
uvuye ku muhanda w'amabuye kugera hepfo kuri hoteli ni metero nka 500. Yego. Iyo ni The Liz House Hotel. Yego. Mwumvishe ayiherereye ariko tugize amatsiko yo kumenya ibyo ifite ni twumvishije akamaro kayo, twumvishe n'izina ryayo, twumvishe n'ayiherereye. Byanga byakunda rimba abantu abadukurikiye baza aho hantu na hantu hari amahumbezi meza nkuko muri kubibona mu mashusho. Yego. Aha ucyase mubaze mama kuhavugaho gato. Nawe baza ahantu njya kwemera. Aha kamashene sasa banzatubwiye turamugarukaho atubwire. Ahantu njya kwemera burya ntago haba horoshye. Najyaga mbwira abantu ngo ibintu by'amahoteli sembe jyamo ibyo ntimukirwe mubimbaza. Mbonereho no kubwira abantu bajya bashaka kunsohokana. Nahabonye mbere ntangira kwigisha urubyiruko najyaga mvuga ukuntu barira inkoko ku mazi nkabivuga ntaranayibona ntaranahabona ariko ubusigaye nigerera kuri teri uri kumva mbese ni ahantu heza hari pisine reka nkubwize ukuri kubeshya ni icyaha aha ni ahantu nicaye mvuga ngo nicaye kuri pisine aha mbere pisine nagiyeho ni iy'i Burundi kuri Tanganyika aha kabiri ni ahangaha noneho aho aha nibwo nanahitegereje neza kuko ari n'iwacu urumva noneho ndanareba umva navuze wite ni ahangaha Imana impa ku mufungo ni ahangaha nzajya nza ni ahantu heza hisanzuye mbese mwene data arabitubwira mu buryo burambuye kuko yabayoboye ariko ugeze hano ku Ruyenzi ahantu bita Majerwa utambika gatoya ku muhanda w'amabuye ugahita ugera ku Kiliziya hari umuhanda umanuka n'icyapa kihayobora ni hafi cyane yego ya tugaruka ku mutumirwa wacu mama Shelene yatuzaniye twamaze kumenya aho twicaye ahariho abakunzi bacu bamenye no dukeneye kumenya ni ibiki mufite muri The Liz House Hotel. The Liz House Hotel ifite serivisi zitandukanye itanga hari izo nkuko nabwe iby'imikino n'imyidagaduro harimo pisine harimo trampoline hakabamo amagare trampoline ni nka net ni akantu kameze nka supaneti umuntu akoreraho uburyo bwo kugabanya ibiro ni akantu keza cyane bwa siporo nabwo nyine ni byinshi cyane ni nini yego ikibuga cya basiketi boro yewe na volleyball ubwo ni mu ruhande rwa siporo tukagira serivisi nyine za hoteli kurya no kunywa ni nta makemwa nibyo byonyine mufite muri The Liz House Hotel. Ubu tuvugana mu gihe kitageze nko mu mezi 3 ibyuma birahari bahazaba hari gym nkuko nayo bajya bayibona ku mamenu gym na sauna yego hakaba ni shop y'imyenda iva mu Bubiligi na shop murayifite muri The Liz imyenda y'abagabo n'abagore n'inkweto byose birahangaha ahangaha rwose yego n'amashambura arahari atandukanye ku biciro bitandukanye hanyuma hakaba na sale na sale irahari na restaurant sale ya restaurant na sale y'uruganiriro isanzwe hari ibyumba by'inama yego none mwaza kubereka n'andi ibikorwa biracyaguka tuzajya nyuma yo gusobanukirwa The Liz House Hotel n'iby'igiye ifitemo ubu ndakeka abantu badukwikiye bahise bagira amatsiko nyuma yo kubibona uko nguko umuntu abashatse yumvisha ahantu mukorera mu isi tugeze muri ya si iterambere akenshi umuntu abavuga uti rimba abantu bafite iki kintu hari igihe baba bafite website bacisha ibintu byabo cyangwa se imbuga nkoranyambaga babasangaho cyangwa se nimero za telefone babasangaho ese muri ino hoteli yanyu mwaba mufite imbuga nkoranyambaga nka Instagram cyangwa se Twitter cyangwa se umuntu yabasangaho cyangwa se telefone cyangwa se iyo website umuntu yabasangaho urumva nkuko mama Shelene ari umufatanyabikorwa uza kudusura nk'inshingano
ubwo rero bimwe mu byo bamwe mu bazakurikirana mama Charlene ni umwe mu bantu bagaragaza ibikorwa brand ambassador wa Delis. Nyuma yo kumenya yuko mama Charlene tumaze kubona ko brand ambassador wanyu, ubwo bivuze yuko ikindi cyose ubwo umuntu yashaka kumenya yanyura kuri brand ambassador wa Delis House Hotel, yabasha kutugeza kunuza n'abadukurikirwa bashaka kuza muri kuri Delis House Hotel batahazi cyangwa se bashaka gusobanuza adresse zishyira kuri filime no ku biganiro byanjye. Yego. Ubwo abadukurikiye murasobanukiye mu bantu bakunda kwenjoyinga kuruhura mu mutwe. Delis House Hotel ni ahantu waruhukira, ni ahantu wasohokana inshuti zawe, ni ahantu wasohokana n'umuryango wawe mukishima, kuko ni ahantu hanini. Mwagiye mwumva serivisi zigiye zirimo, harimo imyidagaduro, ahantu wagabanyiriza ibiro, mwumvishe ko bagiye kubazanira amagym, harimo basket, harimo aho wakogera, kubashaka amafunguro meza ateguye neza, harimo isuku, babafitiye kitchen iteka neza ku mpande iyo ariyo yose bayikugezaho. Ku bijyanye n'ibyo kunywa, Delis House Hotel icyo ngicyo yakigukemurira. Rero ku musozo reka tubwire brand ambassador wa Delis House Hotel agira icyo atubwira. Ako tuza no kugaruka nimba twakibaza brand ambassador cyangwa tukakibaza umutumirwa yatuzaniye, turashaka kubaza ni rihe tandukaniro cyangwa se ni nk'akahe gasuroga ka Delis House Hotel? Itandukaniro ry'ahandi ni uko umukiriya ari we mukoresha wacu. Umukiriya? Yego. Yego. Good. Okay. Ibyo avuze ni ukuri, nanjye nabibonye uburyo bakiramwe abantu. Yakare nkubwire, burya mu bintu byose abantu bashobora guteka neza, bakagira ibintu byiza by'ibisirimu bijyanye n'igihe, ariko ntibagire ikinyabupfura. Nk'ubu nkanjye iyo ngiye ahantu kamfata nabi, ni ukuri pe sohoka ntanagusezeye, kuko abantu baba bakeneye keya, kubwirwa neza, ukababebeza bakaza nyine kuruhuka. Rero uburyo banyakiriyemo ari bwo bambonye bwa mbere, nanjye nahise mvuga intaha hantu, mbese nanjye nzajya nza mpafatire ikiruhuko, mpavugire n'Imana. Ariko nk'ubu ngubu ndi kureba pisine, uzi kuvuga impano ureba na pisine imbere yawe, ubona jaride, ibintu ari rero hari ibintu by'udushya byinshi. Niyo mpamvu rwose tubabwiye ngo nibaze, ndushaho no kwibutsa abantu bafitiye ideni ryo kunsohokana, barahari rwose pe, bamba kwezi barivemo pe, nanjye nishime numve ko nta twabonye ahantu heza bakuzana. Imana ibahe umugisha cyane. Murakoze cyane. Tubibutsa gukanda aho hasi kunuza kuri subscribe, wibuka gusharinga iki kiganiro kigere kuri buri wese, ukubona ubutumwa bwiza wabusangiza abandi bantu bakunda kwenjoyinga, bakunda gusohoka. Even unakore na like na comment hasi ukatubwira icyo utasobanukiwe. Turi kumwe na brand ambassador yakigusobanura muri comment cyangwa mukajya inbox. Wibuka no gukanda kuri iyo nzogera kugira ibindi biganiro byacu tuzakora bijye tubona notification hafi, ubashe kwita uyibona mu ba mbere. Mwakoze kudukurikira, ikiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.